bakunze b'inkuru z'urukundo, ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri mu rugo 250 TV. Mbaye ikaze kandi ku nkuru y'urukundo uyu munsi wa none, njye ugiye kwibagezaho ndi Muhire Jean Claude nk'ibisanzwe. Umuhungu yakundanaga n'umukobwa, ariko kuko umuhungu yari umukene, ababyeyi b'umukobwa ntibifuzaga ko bakundana. Nuko umuhungu yakomeje gushyiramo agatege, akomeza gukunda umukobwa, ndetse akomeza no kumvisha ababyeyi b'umukobwa ko azabafatira umukobwa wabo neza, ariko bakomeza kumutera utwatsi. Uwo muhungu baramwangaga pe, bamwitaga amazina menshi, bamwitaga ngo ni ingegera, umushonji n'ibindi. Mbese kuri bo imbwa yamurushaga agaciro. Umuhungu n'umukobwa bakomeje gukundana, gusa uko iminsi yagiye ishira byagiye bibananira. Nuko maze umuhungu aza kureka umukobwa, maze arigendera. Haciyemo igihe kitari kinini, umukobwa aza guhura n'undi musore, maze bakora ubukwe barabana. Ntibyaje gutinda, nuko umunsi umwe uwo musore wari wamaze kuba umukwe wabo aza gutumira ababyeyi b'umukobwa ngo baze basangire, kuko yari agiye kwakira bosi we wari ugiye kuva muri Amerika. Nuko igihe bose bicaye ku meza bategereje umushyitsi mukuru ari we bosi w'umukwe wabo, batungurwa no kubona wa muhungu wakundanye n'umukobwa wabo mbere bakamwanga ari we bosi w'umukwe wabo. Birumvikana bari batunguwe no kubona uwo bitaga ingegera ndetse n'umushonji ari we bosi w'umukwe wabo. Ese nawe ujya ubona hari amahirwe ari kugucika kubera uko ubayeho? Icyo nakubwira nuko utacika intege, ndakumenyesha ko ejo hazaza hatandukanye n'aho uri ubu ngubu, nk'uko ejo hashize naho hari hatandukanye n'aho ugeze ubu ngubu. Ibi ngibi bivuze ko mu buzima bwacu hahora impinduka. Uwo ubona ubu ngubu ese uzabona ejo hazaza. Nta mpamvu rero yo kwiheba no gucika intege. Abo bakunyega ndetse bakakuvumira ku gahera, bihorere wikorera ibyawe neza, kuko bitinde bitebuka uzabona umusaruro. Nimba rero nawe uri mu rukundo ukabona ibintu biri kugucanga, mbese umeze nk'uyu muhungu, urukundo rwanyu rumeze nk'urw'aba bantu, ntimucike intege. Nimba mukundana bya nyabyo, ntimuterwe ubwoba nuko mubayeho ubu ngubu, kuko uko mubayeho uku nguku ntabwo bisobanuye ko ariko muzabaho ejo hazaza. Ndagusaba gukora subscribe nimba ari ubwa mbere twumvishe, kugira ngo inkuru z'urukundo tuzajya tubagezaho mujye muzibona mu ba mbere. Ndabibutsa ko ari kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu, ubundi tukaryoherwa n'inkuru z'urukundo nziza zizadufasha kubaka urukundo rwacu rurambye. Tuzotekanye wiyumviye inkuru z'urukundo, inkuru z'urukundo zizabafasha kuryoherwa n'urukundo, ndetse namwe mukaryohereza ababareba. Ni kuri YouTube channel mu rugo 250 TV, tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro byiza byagufasha kubaka urukundo hamwe n'uwawe ukunda. Bimwe muri ibyo biganiro rero bitandukanye muzajya mukurikira hano kuri mu rugo 250 TV, harimo n'izo nkuru z'urukundo, love story, love story, love story. Wow! Isoko idudubeza amazi avomerera urukundo rw'abakundana, rukaryoha rukabaryohera. Ni love story. Mbifurije rero kutazacikanwa n'izi nkuru z'urukundo zigiye zitandukanye nzajya mbagezaho. Ni nayo mpamvu mbasaba kuba mwakanda subscribe ku muntu uwo ari we wese utarayikora, kugira ngo dukomeze twaguke, ndetse n'inkuru zizajya zijyaho tujye tuzibona uko zakabaye.